ahabikwaga imfungwa buri gihe hagombaga kubera ubwicanyi nyine bakagenda bazica gake gake, ariko muri iyo nzu hari hatangiye kugira gutyo ibintu bigenda nabi. Umwana yabyo yatangiye kuvuga se arangije aramucecesha ambwira ati wacyane we ceceka aho ngaho ntabwo nshaka kumva wongera kuvuga ibyo bintu. Abwira umwana we ati rwose ndagusabye uceceke kuko urupfu ntabwo ari ikintu cyo guserebura. Ariko muri ako kanya umukobwa we nyine wari uri gushushanya yatangiye kujya bireba noneho akavuga ati imfungwa rwose zigiye kwicwa cyangwa ziri kwicwa. Umwana rwose akavuga uburyo ziri kwicwamo, akavuga n'icyabiteye kugira ngo zipfe. Bakamubaza se biri guturuka ibyo bintu tubikura ati mbikura mu mutwe wanjye. Nyina arangije avuga ati ntakanya ko kuryama mwabana mwe mugende kuryama. Umwana ariko yabasaga nkaho ameze nk'uwahanzweho ariko nyine ameze nk'afite ubushobozi budasanzwe. Bahise babwira ati nk'uwari ushinjwe rero kwica abantu ntabwo yagombaga kwizerera muri ibyo bintu by'imizimu kuko byari gutuma akazi ke kamera nk'aho kangiritse. Yahoraga ahatiriza Elsa umukobwa we amubwira ati yemera nimba ibyo avuga rwose abeshya, ariko mama akajya amusabira imbabazi. Gusa se nakomeje kubyumva ngo rero habeho amahoro hagati ye n'umugabo we. Yaje kubwira umukobwa ati rwose umukobwa wanjye ndabizi ko wowe uri umuntu udasanzwe kandi rwose umuntu umeze neza cyane, kandi hari abantu batinya abantu badasanzwe. Rero nyine na papa wari umwe muri abo bantu batinya abantu badasanzwe. Rero ntabwo yakumva impano ufite, ni nayo mpamvu umukobwa wanjye nshaka kugira ngo iri banga rigume hagati yanjye nawe turigumane. Papa we nazayimenye nazamenye n'ibyo ari byo. Umukobwa yagize gutya aramwemerera, nyine bemeranya yuko iryo banga bazaribika. Elsa amaze kugira imyaka 16 we n'umuvandimwe bari gukubura. Muri ako kanya hari amajwi bumvishe. Elsa atangira kugenda akurikira ayo majwi, ageze ahantu rwose mu cyumba cy'ubwogero ahasanga rwose umugore uhari. Papa waje ambwira ati papa reba muri kiriya cyumba. Arebye mabura umuntu abona nta muntu urimo. Abwira umukobwa ati wa mukobwa wanjye we ibintu birimo ni ibiki. Atangira kumusunika, ariko Elsa yaramaze gukura ntabwo ari kwemera ko papa we amukomeretsa. Yakoze kuri papa ako kanya hari ibyo se yatangiye kubona, abona urupfu rwe rwose kimara kumukoraho. Umukobwa ko yari afite imbaraga zidasanzwe yari yaravukanye. Arangije ambwira ati papa ntabwo nzongera gutuma umbabaza na rimwe na rizima. Yesu avaho ngaho rwose itava muri urwo rugo ahita acasiga abasaza bo yarakomeza yirukanka. Ibinyacumi byaje kwihirika. Rero muri icyo gihe wari ufite iyo nzu mu nshingano yaje kuvuga ko aterwa n'imizima ashaka umuntu yirukana kugira ngo azayimukuriremo. Kumva uwo mugore yari Elsa ariko ntabwo yari abizi. Bari gusangira breakfast n'abassistant babiri. Hari abakobwa babiri baje kwinjiramo aho ngaho muri ako restaurant barimo baraza baricara. Kumbe twari udukobwa twa musaza we rwose twari twarakuze. Musaza we nyine ari we papa wabo yaje kwinjira rwose mu binyacumi byinshi byari bishize. Elsa amubonye ahita amumenya, bahita banamenyana. Ariko musaza we yaramubwiye ati rwose waradusizura duta kino gihe cyose none urashaka ngo tugwimbaze ntabwo twapfa kubabarira. Gusa abakobwa ba musaza we bo bari bamwishimiye rwose, bamenye ko ari anti wabo, baramwishimira cyane bifuza ko banagumana. Gusa nanone baje kugaruka muri ya nzu noneho ari nimugoroba baza guhiga kugira ngo rebe ya mizimu barebe ko bayibona. Ako mbere ho gato mbere y'uyu munsi ho yari yaje muri icyo cyumba cyo nyine yararagamo na musaza we. Hari agafirimbi yabonye mama we yarabahaye igihe kinini gishize. Gusa ibintu atangiye kumva atangira kuvuga reka njye kureba ibyo ari byo. Akinguye umuryango yaje kubona ibintu biri guturukamo hasi, aravuga reka njye kubireba. Yaje kuhasanga umugore ari mu nguni bimeze nkaho yashimuswe rwose, ariko birangije ubwo bari bamaze kumenya ibanga baje kubagoho. Rero wa mugabo baguyeho ahita afata umuryango abakingiranamo indani kuko bari bamaze kuvumbura ko hari abantu ahishemo. Gusa baje kuhava batara n'umukobwa bahise bamutuza kuri polisi kugira ngo atange statement avuga ukuntu bimeze. Sara aho ngaho hari umukobwa yatangiye kubona inyuma y'umwofisiye, ariko umwofisiye atangira kumutangaza avuga ati nibicyubaye cyane. Avuga ati ndi kubona umukobwa mukuru rwose wa mukuru wanjye. Sibi rwose bikaba byatangiye kumuho kuva kera cyane. Gusa ako kanya avumbura ko ari ikintu kidasanzwe kigiye kuba, ahita asubira muri rwa rugo vuba yihuse. Muri ako kanya ariko musaza we yari amaze kuhagera n'abakobwa be babiri. Yashakaga kubona ya firimbi yari yarabuze rwose akiri umwana. Gusa muri uko gushaka batandukanye umukobwa we mukuru yaje ahantu hari diamond garishe muri basement. Elsa kihagera yaje kuhagera asanga rwose umwishywa we yamaze kugira ngo rwo bya bidayimoni imeze nkaho bishobora kuba byamwinjiyemo. Yaje avuga ko rwose wa wundi wari ufite aho hantu mu biganza bye ari ushobora kuba waratumye yari amadayimoni afite muri control rwose. Rero baje kuvuga ko bano bagore n'undi wa mugore urimo hariya umva yamufungiranye mari impamvu kubera ya madayimoni. Ubwo ambirase nyine sitwara umukobwa bafata umwanzuro wo kujya gusubira mu nzu kugira ngo bahagarike rya dayimoni kugira ngo tuzigere bibabaza undi muntu. Barebyemo basanze umwambaro w'ijoro wambarwaga rwose n'umugore. Elsa atangiye gukora atangira kubona ibintu byagiye biba mu maso ye. Gusa yaje kubona ko na papa we n'ubundi yari arahunga yari umwicanyi wajya gufunga abana bakobwa. Yabonye n'umukobwa yarafungiyemo bitaga Ana waje kugerageza gucika. Muri uko gucika Elsa na musaza we cyagiye bari gukoropa nibwo baje kumubona cya gihe isaza kubibona. Elsa rero agakeka ko ari umuzimu kandi ari umuntu wa nyawe. Rero sigeze mutabara
ageze gutya yabonye akagozi kari kuzirika rwose gafata kuri vandarateri kagakomeza hepfo no mu gikarito. Bagira gutya bakuramo vandarateri aho ngaho, bazaho kugira ngo barebe, batangira gufungura icyo gikarito ngo barebe, basangamo ibyo Ana yari yarasize rwose ibintu bye. Baza kubiramo ari gusa hari icyo yabonye muri icyo gikarito, akomeza amanukamo hasi, arebye abona hari n'ibindi bikarito byinshi. Nibwo yaje kumenya ko rwose papa yatwaye ubuzima bw'inzirakarengane nyinshi. Arangije aho ngaho yahise aburajya mu yindi dimension, atangira kwibona rwose ari we yari akana gatoya, abitangira kumucanga rwose. Aho ngaho yari ari ako kanya yatangiye kujya yihamagara, akagihamagara ati Elisi, akibaza ati se ndi hehe, nageze he, hano ninde wahankize? Baramubwira ati urimo ahantu hatangaje, ahantu h'umwihariko, ati ahantu imizimu ijya cyangwa se imyuka ijya. Elisi akajya abaza ku gashusho k'akana, gusa mu isi isanzwe Elisi bari kumukurura, wa wundi bari kumwe ari kumusohora hanze, roho nyine ye yari yamaze kugenda. Nta kindi yari afite cyo gukora usibye gusaba umukobwa wa musaza we mutoya atagende rwose ajye kumusanga, ajye kumushika arebe ko yamubona, kuko nyine nawe yari afite ubushobozi bwo guhana n'iyo mizimu. Gusa byari ubwa mbere, ntabwo yari akabikoze, nta gitekerezo yari abifiteho, ariko ntibyamutinda yahise abona Ana ahura nyine na roho ye itangira kumuyobora, iramujyana iramukomezanya ku nzu yari aho ngaho rwose, aho babikaga abandi bantu ya mizimu yashimuse. Yisanze iminyururu iri mu ijosi, arebye rwose abona n'umwishywa we wa wundi bari batwaye mbere nawe bamushimuse arahari. Arebye abona na se rwose yari afungiye muri indi seru iri ku ruhande rwabo, abona nyine nawe arimo.